esheshatu z'ukwezi kwa 11 mu 2002 akwije imyaka 23 akinira ikipe ya Nottingham Forest. Bivuga ko ikipe ya Manchester City yiteguye gutanga $1,000,000 mu ikipe ya Nottingham Forest. Mastira mukene cyane bigaragara kubera ko yanarekuye Bernardo Silva, kandi Bernardo Silva inshuro nyinshi akinaga ku 8, kandi umukinnyi twatuma turabwira ko mu kanya n'umwanya we wa mbere gukina ku 8. Ikindi kandi akashaka kuba no kumwifashisha kuri nimero 6 mu gihe ubona Rodri asa nk'uwimara byinavamo. Ikindi kandi niko Gonzalez akaba atari umusimbura uri perfect kuri Rodri. No mukinnyi afasha cyane, kiza ko Man City yo iri mu makipe amukeneye cyane nubwo na Man yamuvuzwemo. Ntekereza ko mu Bwongereza bakina Bwongereza na signings iremere cyane izabishakwa cyane ku isoko. Uko turavuga aya makipe yombi kiza kumva Liverpool imuvugaho gake ntiyabaseriye ntiyabishyiramo imbaraga. City muri iyi minsi nisanga ifite imbaraga, mu minsi ashize zavugaga Man U cyane, so n'umukinnyi uzaba ari yavuzwemo azaba ari hottek cyane ku isoko. Ntekereza ko amakipe menshi abazamureba, kandi n'umuhanga n'umukinnyi confirm. Ngenekeza ko iyo bijije muri ba nimero 8 bari skillful, bafite baba technician bari ko babivuga mu gihugu cy'Ubwongereza nta numwe muzi imbere. Passing skills ziri hejuru, n'imibare bivuga ko mu bantu bakina ku mwanya umwe accuracy yo gupasa ibiri hejuru kurusha abandi bose. Bafite 85 na technique, even na technique uri murebesha amaso. Ntekereza ko ari umwe mu 8 baba technician barakakanya muri Premier League, hanyuma kongera akajyana karite yo kudefanda binamufasha kuba yakina 6. So ntekereza ko equipe izamusinyisha yo ntago izabihenzwe cyane, ko none ari n'umukinnyi menyere championnat umaze kubikora umwaka umwe, imyaka 2. Ntekereza wa gatatu agerageza kwerekana icyo ashoboye mu gihugu cy'Ubwongereza nyuma kavuye muri Newcastle imurekuye ibintu nk'ibyo. Urumva rero n'umukinnyi mwiza, equipe izamugurisha n'izabihirira izamugura. Hari n'ikindi ama equipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza muri iyi myaka bari kwiga cyo kugura muri league. Uyu mukinnyi urebye imibare yakoze, kuko urebye nka tackle yakoze ariko zigatanga umusaruro zabaye ku kigero cya 98. Imipira yatanze ikagera ku bakinnyi ayihaye ni ku kigero cya 85%. So mu by'ukuri usibye kuba wari ukomoje kuri buryazi gukora pressing, n'umukinnyi work rate yari muri defense nayo ifite imibare iri hejuru. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye bigereranya uburyo bwa Declan na Conor Karaga ko ni umusore Elliot hatari kure cyane, ahubwo igitandukanye kiba club Elliot arimo arakinamo. So niyo mpamvu ama equipe nka Bayern, Man City, Man United nazo zagaragaje nyine kwifuza uyu musore. Ni umusore ukiri muto, imyaka 23. So azaba ari transfer izavugwa cyane muri iyi season. Biragoye ko ikipe Yamugumana. Buri hari no kuntu abakinnyi bakundwa n'igihe kikabagurisha. Elliot Anderson ari muri equipe y'igihugu y'Ubwongereza, mutoza Thomas Tuchel aho yazi ubona ko umwanya we yarawugumanye. Binaba ngombwa ko Thomas Tuchel atekereza guhamagara Alex Scott wo muri Bournemouth ashaka kugerageza duo yabo, kubera ko mu batoya barakinanaga yari Alex Scott na Elliot Anderson. Kuko bwa mbere hamagara Scott uriya mwana wo muri Bournemouth wambara nimero 8, yaravuze ngo shaka kumushyira kuri Elliot Anderson nkareba niba bakongera bagakomeza guhuza muri senior team. Barakinanaga mu batoya. Bivuze ngo mu bijyanye n'umwanya we, umwanya wa Elliot Anderson ushobora no kuziyongera, wenda bakaba yabona urenze muri equipe nationale. Aba bakinnyi rero nk'aba ngaba siritu bari mu Bwongereza ubundi ubwabo equipe nationale abagurisha. Urugero rwiza ni Calvin Phillips, yagurishijwe na Euro 2020. Yego yari asanzwe ari umukinnyi uvugwa cyane, ariko performance yagize muri Euro niyo yatumye atangwa amafaranga angana kuri muri Manchester City. Uyu arimo aravugwa cyane, Manchester City ngiye mbona ari nayo imukeneye cyane, kuko mu bakinnyi yagerageje kuri uriya mwanya bamaze iminsi baza barananiranye. Uwitwa Mateo Kovacic, uwitwa Tijani Reinders baguze ejo bundi. N'abakinnyi ubona bagiye bananirana kugeza aho basubije Bernardo Silva muri uriya mwanya nyuma yiza rya Ryan Shiriki. Basubije Bernardo Silva ariya, bagura umuwinga witwa Semenyo, bafata impande Semenyo na Doku,
Ryan Sherika bajya imbere Phil Foden ajya kuri bench Bernardo Silva asubira muri uriya mwanya we sibyo Eddie Bernardo Silva rero mu kugenda kwe n'aba bandi bagiye banda performinga batagira performance nziza ibavugira mbona umukinnyi nka Elliot Anderson ku muntu tuzi witwa Ryan Sheriki ukinana cyane umupira afite kuri za mbaraga za Elliot Anderson kuri yataye uburebure imipira yo hasi azi gukina neza amapase maremare bagiye babikomozaho bagenzi banjye mbona City mu kiragano gishyikuye kucyubakira cyane kuri Elliot Anderson muri Mediane akaba umutima wa Mediane icyo twita umutima wa Mediane wenda bakamugeragezaho Rodri nibikomeza kwanga bakageragezana niko Gonzalez cyangwa se n'undi bagura ariko mbona mu kiragano gishya batabonye Enzo Fernandez bagerageza Elliot Anderson n'undi mukinnyi rwose w'igisubizo cyiza cyane mu mikinire ya Manchester City noneho kuri aba bakinnyi bafite bitwa ba Antoine Semenyo bitwa ba Jeremy Doku bazi gukina iyo physical game mu buryo bwabo bwiza cyane kubongeramo uyu mwongereza witwa Elliot Anderson City yaba ikoza amahitamo meza nibyo n'indi yose izamugura yabiguze neza ariko muri Manchester City ndabonamo igihanga gikenewe cyane kuzuzwa na Elliot Anderson kurusha n'andi ma equipe priorite yabo rwose uyu mwongereza yakagombye kuba Elliot Anderson baramushaka cyane uyu mugabo mu kiganiro hayitangazamakuru uwitwa Mikel Arteta nako umutoza mwiza wa Premier League uyu mwaka yavuze ati buri gihe uko mpuye na muzehe David Moyes arambwira ati muhungu wanjye nta yandi mahirwe abaho mu mupira w'amaguru nk'ayo mwagize kubona Declan Rice ku mafaranga make nk'ayo ngo niryo jambo David Moyes abwira Arteta buri munsi uko bahuye arambwira ati iki giciro ntikibaho ku mukinnyi nk'uyu nguyu ariya ni amahirwe mwagize niko mbyemera nanjye kuko nta aritikire n'imwe ndabona urumva zivuga cyangwa se zitinda ku mafaranga Declan Rice yaguzwe birahura ahubwo yari make wa mugani wa Moyes ukurikije icyo ahaye equipe n'uburyo ako akigurwa baramukrititse ntabwo ari cyane ariko ahubwo bamukritikaga ko yanze kujya muri City ahubwo bamukritikaga ko yanze kujya muri City bamukritikaga ko yanze kujya muri City kandi ari equipe yari iri ku gasongero k'umupira w'abongereza baravuga ati niba ushaka ibikombe wakagiye muri City kurusha uko ugiye muri Arsenal ariko Declan Rice icyo ahari Arsenal rwose kirenze miliyoni 100 bamutanzeho ku gaciro k'isoko ry'abakinnyi aho rigeze ni umukinnyi ubona ko basikawutinze bitonze banagerageza no kumukonvenka bitonze bahita bamusinyisha mu buryo bwiza bwihuse umukinnyi azajya muri equipe kuri ujye ubona za article zivuga ngo umukinnyi wa miliyoni 120 cyangwa se ngo umukinnyi wa miliyoni 105 witwa Moise Caicedo nimujya muzibona nyinshi donc ntibavuga izina rye bakavuga ngo umukinnyi waguzwe miliyoni 125 wa Chelsea baba muvuze iyo sindayibona ku muntu witwa Declan Rice niwe mukinnyi waguzwe amafaranga menshi amafaranga atarigeze abikibazo kandi noneho no gukomera kwa Arsenal pe harimo imbaraga nyinshi cyane za Declan Rice mu buryo bugaragara mbona rwose biba ari nk'ukuntu bashobora gushyira amafaranga muri envelope bakajya kumuha bonasi ngiye mbara ko harimo na improvement n'umukinnyi ugiye improving umwaka umwe ku wundi kubera ko akiza urwego yakinagaho uburyo intensity yakinanagamo n'uburyo aka kanya amaze kuba igishushanyo cy'imikino ya Arsenal ntabwo ariko byaremeza icyo gihe ariko umwaka umwe ku wundi yagiye improvinga kugeza amagingo uretse abona ko ahubwo byari Arsenal yabagayininze mu buryo bushoboka bwose yacirikanyije neza n'umukinnyi nge ntekereza ko bamugura igiciro nge natekereza ko ari igiciro kiri hejuru cyane ariko umwaka umwe ukuza ugenda wiyongera yaprovinze rongano badatinze kuri tara yiwe na Arteta aramufasha ku improvinga kubera ko siwe nawe wenyine abakinnyi benshi bagiye bakurira kuri iyi ngoma ya Arteta nawe arimo by'umwihariko akavamo n'uburyo n'umurida ikindi n'uburyo akafasha ikipe ko Declan Rice kimwe mu bintu cyanongeye na value n'uburyo akina n'uburyo atera uyu mupira Arsenal yagiye yongera imbaraga mu gukina imipira y'imiterekano kandi umwe mu bakinnyi bifatizo cyangwa se igendera mu gukina ibyo bintu Declan Rice arimo yego mu gukina imipira yaba iteretse yaba ari amakufa yaba ari amakorneri cyane cyane no kuba n'umukinnyi uzi gustrikinga ball uzi gutera umupira mu buryo bwihariye ntekereza ko byamufashije muri ubwo buryo byongera ku mpano yari asanzwe afite imikinire yiwe kutaruha
kwiruka mu kibuga ataruha no gukina imikino myinshi ntekereza ko bizamufasha cyane byatumye abantu babona agaciro kiwe cyane babona ibyo yakoze muri groupe y'ikipe ya Arsenal kuko akenshi tubona bene ekipe nk'iyo yatwaye akenshi kuba tuvuga ngo uri inyenyeri ariko uvuye muri ya departement y'ikibuga akenshi ntabwo bikunda kubaho kubera ikintu umukinnyi wagiye ukina cyane imipira ijya imbere ijya gushaka ibyo cyangwa se gutsinda ariko ntabwo twakwirengagiza uruhare rw'umutoza uruhare rwa groupe muri rusange kuko birasa n'ibyo mbonye mu kanya gato arandi avuga kuri Pep twatsinze umutoza akabona buri gihe akabona icyo kukubwira cyo gukosora cyangwa se cyo kongera uruhare rwa Mikel nabwo umuntu yavuga ko rurimo kuko yego yari Declan mwiza ariko abantu bose twakweshoningaga kweri yari umukinnyi w'aka gaciro ariko rero biprovinze ubwo rero kuri Declan Rice wa mugani w'umusaza ararira Mikel azamushime mu gihe nyuma y'ibiganiro birebire byari bihuje ubuyobozi bwa West Ham n'umutoza Nuno Espirito byarangiye Nuno yemeye kubatoza mu cyiciro cya kabiri yababaniye kubera ko nubwo West Ham yanimanutse ariko Nuno yagerageje ko ibintu bishoboka byose ntekereza ko we yarakoze ibishoboka byose mu kazi yakoze akihagera atsinda imikino wenda ntibyaba good enough ariko n'umutoza akoze akazi gashoboka ugereranyije nawe yasanze ikipe isa nk'irimo irarindimuka asimbura Grand Potter ni ikipe yasanze ibibazo byaratangiye kuba byinshi muri yo ariko yagigaragaje n'ubupfura kubera ko ikipe zimanutse gutya cyane cyane abatoza nk'abangaba amazina abatoza bagize nziza muri Premier League nko muri Wolverhampton toza amakipe nka Tottenham Hotspur afite izina remereye ku buryo ashaka kugira igwi ivuga ngo ntaho manuka mu cyiciro cya kabiri ariko ntikiza ko yababaniye yabonye ko ari ikibazo bagize kandi aba n'umugabo ahagarara ku ijambo rye yiteguye kureba ko byibuze barwana icyiciro cya kabiri bagahita bakivamo byihuse bamuhaye intego iyo niyo ntego yonyine bamuhaye nta kindi garura ikipe umwaka utaha nta bya FA garura ikipe muri Premier League umwaka utaha nta kindi basigaye kureba ahubwo abakinnyi bazamuka bayifashe bamufashe agira abakinnyi yagumana pe urumva Axel Disasa aramufite nta ngorane ndabakubwiye Mavropanos arahari Mateus Fernandes arajya kwa Manchester United urumva Samarville arahari yes Samarville barazabura agakipe kabamanukana ntabwo yagenda umuvanye ariko nubwo babona arahari Bowen we naje Aaron Bisaka arajya mwa Everton Simbura mwene wabo koma ajya kujya kwa Everton waroni wana Bisaka hanyuma uyu munya Senegal kina gatatu Diouf arahaguma n'umutima mwiza cyane ntabwo ahaguma Diouf arahaguma n'umutima mwiza Thomas Tuchel iramugura uriya nanjye ariko wamumpa buri Seka arahari nta kibazo barahaguma barebe ko umwaka utaha bahita bagaruka badatinze muri bamufashije akagumana abakinnyi badatinze mu cyiciro cya kabiri birashoboka ko yayigarura reka rero mbona no nkubwire yuko ubu guteka neza no kuba watekesheje amavuta yitwa